n'abantu bazi ko njye na Murundi tudashobora kwicarana kandi koko njye mutima wanjye ubu ngubu hari n'abantu bazi ko njye na Murundi tudashobora kwicarana kandi koko njye mutima wanjye nimuzongera no kumvuga muri kumwe nimuzongera no kumvuga muri kumwe sibyo ndetse n'uwo mwana n'uwanjye ninzigera numva n'ahantu hose agenda avuga ngo yabyaranye na Oliva sibyo undi nawe naza kuvuga umwana kare nawe uzamukuraga huko papa umwana ase ibyundi mwana ikigano nikizaso kurikiranye rwose kirega ntago kijyoshe ntago cyo turavuga kuri kose no kuri kose urifata ka micro neza tugane n'abantu happy umeze neza kuko nta kintu na kimwe yigize amarira ubuzima bwanjye sinzi rero kugenda mvuga ngo ni papa w'umwana wanjye nazigera be nawe kugira ngo dusibe ziriya image twabonye mbere okay tuzisibe birangire ndabihakanye okay none ahangaha mubwiye yuko Blaise wabyo biraga wasinze rero ikibazo cyawe nawe ikibazo cyo mu matwi ese ko ataryo wikwemeje ko ubu none ahangaha rero reka mbigusubiriremo bwa mbere no muru kamera irazamutse n'ubwa mbere no bwa nyuma Blaise nta mwana mfitanye nawe sicyo ushaka kumva icyo ushaka kumva naga aricyo ngicyo icya kabiri yego mbere ubyemera byaba byagenze gute ku bantu babazi neza babifashe kuko babizi kuva kera okay no reka mbisobanure arakoze okay Blaise kugira nemere ko umwana yes reka nizere ko mumeze fresh nizere ko muri amahoro mwege mudukurikirana umwanya ku wundi aho muherereye hose mu mpande zigize isi cyane mu Burundi platform ni Buja Vibe noneho niteretse ubu ngubu ndi kumwe Ramos ako ngo nivuze ngo nitwa mu Burundi ngo wumva ago njye binde bajye ukomeza ubivuge cyagese ko ahanganye uri meze bite sorizana dukurikiranye akunze ba Buja TV ndabasura ka TV gakureho na televiziyo ndashinga ni Vibe mane kubera ibintu byinshi ari TV tujwe twabaye du TV okay bakunzi ba Buja Vibe babwire ngo yambi sorizana wa muri Oman inshuti zawe ariko ufite umugore wa muri Oman Murundi afite umugore wa muri Oman suje abarundi aho muri hose mwaba muri Oman mwaba muri Amerika mwaba muri hehe mwaba muri mu Rwanda mwaba muri Burundi abarundi ndabakunda mu Gasata hose nta kibazo okay abari mahama oya ababona ngo mbasuje kubera iki kubera nta mafaranga bafise okay ndasuza n'umuntu uwo ari we wese udukurikiye aho ari hose mu gihugu nazi cyari cyo amakuru ni fresh hari abantu bibaza ko nitwakicana ko ne nose birenze nibi birenze nibi bize se ko bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo twakwicarana none se kwicarana aho duherukana haba imiserero yawe no witwa Blaise harimo ikibazo cy'umwana hakamo n'ikibazo cy'uko yigeze gusa nkaho aje kukuvuganira ntiwabyishimira kukuvuganira Blaise nyuma twarakoranye ikiganiro atubwira ko impamvu yaje kwitangira cyangwa kukuvuganira ni impamvu y'uko mu wenda azi neza ko mufitanye umwana nubwo wabihakanye na mwana yitanze nkuko yakitangira umuntu bigeze kugirana imibano myiza mwana nje na mwana mfitanye na Blaise kumvikana yego na mwana mfitanye na Blaise yego nibyo nabindi ibiganiro byaba byaratambutse nda mu gihe cyashize kubyemanga ko mumufitanye uko se ushaka kumusobanurira uramwifitanuye rero kumwifitana yewe na mwana mfitanye na Blaise kugira ngo nagasuzuguro gacike n'ibintu byose yiyumvamo byose bicike sibyo njyewe na mwana mfitanye na Blaise ninzongere kumva zimbere ya kamera avuga izina Olive nibyo nta n'ibindi uhera kuki wihakana umuntu wahoze wemera nimera kuki kuko namuzi ngenzeranye nawe nge ndamuzi uramwibagiwe nawe nzi sinshaka no kumwibuka yawe yagukoze iki kandi ibyo ngibyo birahagije nta mwana mfitanye na Blaise simuzi sinyeneye no kongera kumumenya mu buzima bwanjye sibyo ibirenze ibyo nawe wabishaka amahane habaye ikize hari ibintu ushaka kumenya umwana mukuru ufite n'abandi ntabwo ushinzwe kumenya
umwana mfite ngo ni uwanjye sibyo kandi ibintu byose rega ntabwo ari ngombwa ngo kuri kamera iki n'ibiki papa w'umwana uwo ari we wese nizo mpamvu nyine mva nkubwire mu papa w'umwana uwo ari we wese umwana ni uwanjye uri mama ukaba na papa iya ndi mama ndi papa ndi nyirakuru ndi sekuru ndi bikindi ariko buriya umugabo ari umugabo uko byagenda kose hari ikintu akora utakikorera ibyo ntabwo ngiye bindeba sibyo imyaka ishize ni myinshi none se akabazo gatoya ibyo uri kuravuga niko kuri kwa nyako mbere muza mukaduha ama image yuko wenda mwabyaranye kandi kano kanya mukaba muri ko ukaba uri kurabihakana nawe rero ikibazo cyawe nta mavideo hari abantu bari kwini babizi okay n'ubwa mbere babumvishe ko Oliver na Blaise bafite umwana kwibeshya bibaho yibeshe ndiwe na Blaise njyewe nongeye ndabivuze imbere y'abakunzi ba Buja Vibe sibyo njyewe na mwana mfitanye na Blaise turashaka rero umwana n'uwanjye sibyo n'uwanjye njye ndi mama we njye ndi papa we turashaka nyene usibe zira famille yanjye n'ababyeyi be sibyo umuntu wese ushobora kuba waramfashije kugira ngo umwana ngana uko angana namugira umubyeyi we Blaise avuyemo kuko nta kintu na kimwe yigize amarira ubuzima bwanjye sinzi rero kugenda mvuga ngo ni papa w'umwana wanjye nazigera be nawe kugira ngo dusibe ziriya image twabonye mbere okay tuzisibe birangire ndabihakanye okay none ahangaha mubwiye yuko Blaise wabyo biraga wasinze rero ikibazo cyawe nawe ikibazo cyo mu mata ese ko ataryo wikwemeje ko ubu none rero reka mbigusubiriremo bwa mbere no muru kamera irazamutse n'ubwa mbere no bwa nyuma Blaise nta mwana mfitanye nawe sicyo ushaka kumva icyo ushaka kumva naga ari cyo ngicyo icya kabiri yego mbere ubyemera byaba byagenze gute ku bantu babazi neza babifashe kuko babizi kuva kera okay no reka mbisobanura arakoze okay Blaise kugira nemere ko umwana arowe ntabwo nabaga nasinze ahubwo nari nzi ko byibura nk'umugabo nk'umuntu nyine ndi ntabwo biri kumvikana ndashaka guhiyo ngite nk'umuriro okay kugira ngo Blaise nemere ko umwana arowe sibyo yego nari nzi ko wenda byibura nimba imubwira njye ntabwo nkunda umuntu unyumvira ubusa muri mu buzima bwanjye bwose nanicuza ikintu gitumye muri icyo cyubahiro kandi akagikwiye yaramuhaye icyubahiro mu gihe runaka ni na kera haciyemo n'igihe kugira ngo byibura ndebe ko asubiza ubwenge inyuma koko bya bintu akabiha agaciro nk'uko nanjye muhaye ako gaciro sibyo akagira ikintu abikoraho nka papa w'umwana sibyo icyo gihe rero imyaka ishize ni myinshi sinanayisubiramo sinitegeko ngo abantu bamenye ngo umwana wanjye afite imyaka ingahe sibyo nyine icyo cyubahiro wakimuha banza unyumve sibyo rero papa wese basi ibyo ntabwo bikureba ngende kubwira wansabye ubusobanuro ubyumva wowe niba utari kubyumva abakunzi ba Buja bari bubyumva sibyo okay icyo gihe rero Blaise ntabwo ako gaciro yigize byibura agaha agaciro nyine kuba ngiye byibura ngiye byibura kuba namuhaye agaciro ko kuvuga ngo bimeze gutya na gutya basi byibura akora inshingano nk'umubyeyi sibyo ibyo bintu yabitaye ku ruhande naguciyemo gatoya urareka mvuge ndabibyibuka ariko naza kubikubaza urareka mvuge sibyo kuva icyo gihe rero kugeza n'ubu nasinye mu buzima bwanjye bwose nanandika ahantu ko Blaise adakwiye kuba papa w'umwana wanjye sibyo ikintu cyose yakora sinzi ibyo ari byo sinzi aho yabyaye sinzi biki sinzi abagore sinzi biki nta nubwo bindeba sinyeneye no kubimenya nagende nyine yite kuri abo yagize amahirwe kuba yarongeye kubyara wowe icyo ubona ntabwo akwiye kuba papa w'umwana wawe ariko niwe sinyine ntabwo ari we none se wowe uri kumugira we nakeneye kaba we ahubwo mwagiye mwumva reka dusubire kuhahiseho gato sibyo watubwiye ese ubundi ibyahise byarahise agaciro wamuhaye atigeze agaha agaciro wamuhaye ako gaciro umubwira ngo umwana niwawe ikintu cy'umuhaye agaciro atari uwe cyangwa nuko hari inshingano wifuza ko yuzuza muri ako kanya bimubwira atujuje none se murongo yego urubanza ndi guca nayo nta ruciro kumubwira ngo umwana nuwe sibyo oya ibyawe tubyihorere sinyene no kubivugaho sibyo turi ku bya Blaise kuko nawe ubwawe tuvuganye byaba ari indi dosiye yaba ari indi content niko navuga
none twebwe nubwo byazigera birangira ibyanjye nawe n'amateka urabizi ntabyo turi ku bya Blaise yego yego muri kumva ntabwo yigizeho agaciro icyo kintu ndanarahira ndavuga ngo nakwiye kuba papa w'umwana wanjye kuko atabikwiye sibyo kuba naramubwiraga ngo bimeze gutya na gutya akora iki n'iki ntabwo nabimubwiraga ngo azaze abifoto mu buzima bwawe agenda ari ahantu hose ngo njye narabyaye kandi nta kintu na kimwe muri wambabariye mana abyara icyo uriya mana arabyara ubundi afite ikibyarisho use gutinda gute ntacyo avuze rero reka mubwize ukuri ega impamvu uko uravuga ibintu ukanahindura ibyo wavuze ko mwabyaranye ukamuha agaciro ntihagaha agaciro ariko hagera aho uvuga ngo ntagakwiye kuba papa w'umwana birukumvikana cyane ntagakwiye kuba papa w'umwana bitewe wenda n'impamvu runaka ariko niwe ngo bimare iki se niwe mu byakose papa erega njye navuze yuko nazongera kwemera ko ari we ntabwo uzongera kubyemera ariko niwe ariko umutima wawe sabikwiye na gato nuko atabigwa ko umutima wawe uzi ukuri umutima no sundi waba uzi ukuri byamarike ni iki kintu byakongera ni iki byagabanya babarira umbwira none se uri mu buzima ni umuntu agira ikibazo n'ubundi ntago solution finale ariko uvuga ngo je nawe ntago tuzeshe se ntago twakongera guhura ahubwo habaho kuganira hagati y'abantu babiri ikibazo kirimo hagati kikavamo kuko uko byenda kose abagabo n'abagore turashwana tukapfa utuntu turaho ngaho dusanzwe ariko abana bakabirenganiramo banze unyumve abana babirenganamo kubera ababyeyi ariko mubiganiriyeho wenda mukita ku mwana mwege bwanyu mugakomeza mufitanye ibibazo wibiseka ikibazo ndiko navuga kuri Blaise nawe ushaka gusanga ari nacyo gihari n'ahandi Mane turi kuganira n'abakunzi ba Buja njye nawe ntabwo turi kuganira yego nacyo tuganira hano dukurikirana yego ariko ukuntu dukurikiranye rwose nabo batugire inama iyo habaye ikibazo gukemura ikibazo ntabwo ari ugutandukana canke se gushwana ikibazo gikemura ikibazo no kuganira mugakemura ikibazo gihari noneho ahantu harimo n'umwana hagati ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo uriya ngo ni imbwa ngo ntabwo ngo ari papa w'umwana ntabwo ari iyo kandi ntabwo ariko nigize mwita rese mu ruta papa w'umwana ntabwo ngiye nigize nitimbwa umuntu reka nkubwire kubera ko yarabyaye afite abandi bana yemera sibyo umva se afite abandi bana yemera sibyo kandi wenda anarera nje simbizi sibyo afite abandi bagore wenda agira inshingano ujye kacenga kamera wongera recordinga kugira ngo amavideo yose azagaragare aza kwibesha agira inshingano ku bandi ko navuga sibyo rero ngiyewe ku giti cyanjye nshobora kumutuka sibyo nshobora kumuvuga nabi kuko nta kintu yigize amarira ubuzima bwanjye sibyo ikindi oya muri reka nkubwire kubyara birarushya turi kuganira yego rero sinangombwa kubisubiramo umwana ni mukuru afite imyaka 9 yego ushaka no kubimenya sibyo imyaka 9 irashize yego naga ari umwana wo kugira gute imyaka 9 ni myinshi sibyo naga ari umwana ubu ngubu ni umwana uzi ubuzima ni umwana uzi uburyo yakuzemo sibyo ni umwana uzi gupagasa nago wenda azi gupagasa sibyo ariko nyine byose arabizi ibi byose tuvugira ahangaha wabizi cyane sibyo arabizi cyarabyumva aranabizi n'umwana ushobora kuba yaza kukuganiriza nakaze papa wewe aramuzi nende ntago ari yakuse Lindo nyene niba muzi aramuzi arabizi ko ari ikigoryi arabizi ko nta kinamumariye arabizi ko ushaka ko mbivuga reka umuntu kugeje ngo n'ikigoryi bisubira usaba imbabazi oya ntabwo nasaba imbabazi waje sawa mani reka nkubwire umuntu umuntu kugiye hejuru akaba ikigoryi se mani mwambabare umuntu nakubera cyo we ntago umuntu ajya buriya ase murureka buriya ari kintu mutazi umuntu ushobora guhamagara uretse gato ngubikira ngo ibi bibaye gutya na gutya na gutya ngabe yaguha n'igihumbi izo niba atagifite umuntu azira uko ari andi numva ngaracyatera amada aracyagira gutaracyagera ega biraryoha ariko bigora ngendera mubikorera aho hanze murera abo bandi abanjye mubihorere simple entre ni nibyo n'ibintu use ko dushize muri gwishi ubugende murera abajye mubiho uzi ikintu cyane ngiye kuvuga ku bakobwa ikintu nyine mudabasha gutahura abahungu umuhungu wenda mushobora kuhura mwakunda ce mwateretanye mwana byarangiye ngo birumvikana
mushobora gupfa akantu gatoya sava nanone n'igihe wenda ushobora kumukenera we mukobwa kubera ko wenda mwenda mwagiranye uwo mwana uramukeneyeho service nta bushobozi bwo gukemura ako kanya we ntago ubasha kubyumva urumva ko akwirengagije icyo gihe kibaye ikibazo abaye yambwa abaye wa muntu utari umugabo abaye wa muntu tujuje inshingano kandi nagutegereje ko buriya sinzi niba mugana cyangwa nagahora gahanze uri kumva njye rero sinzi niba ameze nk'abandi bakobwa ako kanya ukeneye ko ukemura ibyo bibazo ntago afite guhita bikemura ko ubushobozi nagahise ubona ako kanya wese umumva ko akwirengagije atakwita atagize biki niyo myumvire y'abakobwa mukwiye kugira iki kwikuramo nkuko ukagerageza muri kabiri gatatu ubwa kane ukabona bikomeje kuba kwa kundi canke se ibyo wiyiziye neza uzi neza ati uko byenda kose kino kirakintu gifite kwipatagura sheri ko tuziranye ayo magambo yose uri kuvuga kubizika inyuma ya kamera utayavuga rero abakunzi ba Buja TV habaho no kwiyoberanya ntago ndi kwiyoberanya reka njye mbavuga habaho no kwiyoberanya umuntu akaza akavuga ukuntu atari umuntu akaza akiyoberanya akavuga ibiki nagaruko mu mutima wawe meze ngiye uko mvuze niko kuri kwanza ibintu turi kuganiraho ni Blaise kandi n'ikindi gihe n'undi munsi nawe niba ushaka ko nkuragaho ukuntu Blaise simukene nimuzongera no kumvuga muri kumwe sibyo ndetse n'uwo mwana n'uwanjye ninzigera numva n'ahantu hose agenda avuga ngo yabyaranye na Oliva sibyo undi nawe naza kuvuga umwana kare nawe uzamukuragaho ukuntu papa umwana ase ibyundi mwana nawe ase ko numva mugiye kunsaza mana ndagufitana ko numva mugiye kunsaza ndagufitana babiri ase uranshaka iki muro ndagufitana babiri uranshaka iki nyine twiganire imbere y'abanyarwanda ufite ikintu nshaka hari ko se gusa gushaka urukundo ndagushaka urukundo ndagufitana babiri yego papa umwana we nawe nazavuga ngo umwana wanjye nawe uzamwiyakana sema nihagurukire nigendere se reka twiganirire se wambwiye nze tuganire si kuganira se turi gushwana byerekeye Blaise cyone se ibindi uri kuzana muri iki turi kuvyerekeye isi Bravo arukwe Yuzarsifu arukwe yego sibyo harimo difference ndavyumva ariko ufite abana babiri na papa w'abana babiri ikindi rero sibyo turi kuvuga ku mwana mukuru muto tuje kuvuga tukavuga kuri kungirwa se ngirwa ako n'umuto nawe hari ingirwa se wakumvisha ibindi rero niba hari n'ibyo ushaka guprofitira mu kavuyo kugira ngo bivugeho hari uwabigutumye bakunzi ba Buja TV murundagira ukuntu yiyoberanya imbere ya kamera akivuga akavuga ariko ubu none ngiye inyuma ya kamera nkamubwira ngo gutya na gutya yagutayahuzu akakujugunya kameramani areke kwiyeza nawe nareke kwiyeza reka kwiyeza nawe iyo gutya na gutya kuvuga imbere ya kamera iyo gutya na gutya wanamenye ngo bigende gute kuri ubu ngubu hari n'abantu bazi ko njye na muno tudashobora kwicarana kandi koko njye mutima wanjye nuko njyewe iyo umuntu yambwiye ati ndanagutegera agatike ndanagutegera ngwino byibura nicyo cyaduhuza mu buzima bwawe murureka uvuga ikintu cyaduhuza mu buzima bwiyo ngo no simbeshye ko nakurakariye mu mutima wanjye azundakana ukoze ndanarakaye cyane ahubwo Deo mutima wanyu umeze gutya Blaise batanora wikubye gutya niko kuri gabisa Oliva ariko kuri nago mbabeshya sibyo rero nose kuri Blaise nose kukigira inzikira mbona umbwira ngo tugiye kuvuga kuri Blaise so turi hose ibyo bindi se bindi Bravo muzanyute mu buzima bwa kamera ko namwirinze kamera nago ndamuzi n'umwana wanjye reka nande bucura bwanjye nande nanje uri nande nanje wumvise nande nyuma ya kamera ngo gutya na gutya nta gutya na gutya niwe giye ibyo navuze mama Frank ushaka ngahe 20 ninguvuga ko ntabifite urabyemera mvuze make kujya byibura amafaranga yitwa make ngo nkubwiye ngo nafite abyemera none ikibazo si cyo ngicyo nimba nyafite nayaguha nimba nyafite nayaguha sirano ndayashaka cyane amafaranga ngo make ari kwaka umuntu sidukeya
si dukeya utuntu tumwe nubwo twanyemurira ikibazo nonaha uzi ko 2020 none nubwo twakemura ikibazo mfite ariko byibura byagabanyaho gatoya ariko ribubwira ko ntafite ngaho shyira hano ubwo bugamba uri kwivugisha imbere ya kamera basi byibura bankire mu makosa nta kibazo ikibazo gihari ni kimwe ntago uko wafata umuntu kose ko ahita abona ikintu ni bya bindi navuga ngo ukwihangana gwari ni guke ukumva ko umuntu umwe gute nshaka iki atahita kibona ukumva ko ari mu ikosa reza kwirengagije harubaho kwihangana rimwe kabiri gatatu ugerageza niba umuntu abatije ubushobozi ntago bubonetse kano kanje ejo buzaboneka cyo hirya yejo sibyo ahisa mvuze ngo nkubwe ko nabifite urabyemera ngo mwamwumvise nayo kwambwe kutabyaye ubundi ubwo bugamba bwose uri kwivugisha nibi turi kuvuga ku bya mana we muri kunsaza mu bwonko kuri gwe na bureze uri naje bugute ubundi muri ujute ubu uri ghostinga sikwambwiye ndi ghosting suri umunyamakuru wa Buja TV yego okay tuvugane nk'umutumirwa yego nundi umutumirwa ibindi bireke hababazwa n'isi kuki bureze umwihakana koko ndamwihakana kuki wihakana abapapa b'abana kuki wihakana abapapa b'abana abana baje bate oya abapapa babo kuki bihakana ese iki kiganiro twakireka mana iki kiganiro ni kizaso kurikiranye rwose kirega ntago kiryoshe iki kiganiro ntago tiko turavuga kuri kose ni ukuri kose urifata ka mikro neza tugane n'abantu happy umeze neza ariko umeze neza ajya ngo nago wifuza ko Blaise yongera kukuvuga cyo kuvugwa hagati ya Blaise yawe na Blaise kubera iki kubera nyine umuntu utagize ikintu akumariye mu buzima bwawe sibyo cyangwa se umuntu utagira icyo yamara mu buzima bwawe nta n'impamvu yo kugira ngo ube proud muri kamera ishimo ko ari Blaise uri kurabwira umuntu kuri kwawe dusoza ikiganiro kigendera Blaise rero reka nkubwize ukuri ndabizi ko iki kiganiro uzakireba kandi tuzakireba bihagije sibyo ndakwiyamye kandi nkwiyamanya n'ibyawe byose ndakwinginze ntuzongeye kujya imbere ya kamera uvuga ko ndi umugore wawe ngo wambyaje umwana njye nawe ntabwo twigeze tubyarana ndongeye ndabivuze njye nawe ntabwo twigeze tubyarana ikindi ntabwo nkuzi nonaha ndakwihakanye ninzongere kumva uvuga ijambo Oliva mu buzima bwawe ndakwinginze abagore ufite ni benshi abana ufite sinzi imibare yabo njya numva ku mihanda babavuga sibyo genda ukunda abana bawe genda wubake ingo zawe Oliva umureke n'abana be ubareke urakoze kumwihakana yego nawundi ufite kwiyama no kwihakana naje ku bwa Blaise okay wakoze kuduha umwanya one day nzagaruka ku bwundi mu ufite benshi none wakoze kuduha umwanya okay turakwishimiye cyane Buja Vibe n'abakunzi bayo n'abanyamuryango n'ubutani okay bakunzi ba Buja nanjye ndabishimiye n'ubutani karibu mwakoze cyane kudukurikirana muraba agaciro ntangere nimwe mutuma wenda umunsi ku wundi tugira ibintu dushira hanze ajya mubireba yuko urebye ikiganiro ukagisoza ubona duteye inkunga nkubwira ngo ndishimye cyane Imana ikomeze hezagira umuryango wanyu n'imiryango yanyu ja Blaise hano no gitabi ngiki hano yo mwijuru we nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di